Yes, ikaze bakunzi ba 24 live, bakunzi ibiganiro byacu, abakunzi imikino by'umwihariko abakunzi ba equipe ya Rayon Sport ndabashuhuje mbahaye ikaze. Ni biki bigezweho muri ano masaha cyangwa se kuri uno mugoroba? Equipe ya Rayon Sport yariri mu rugamba rutoroshye rwo gushaka abakinnyi igomba kuzifashisha muri sezo tugiye kwerekeza mu 2025-2026. Urugamba rusa nkaho ruri kugenda rugana ku musozo kandi irusotsemo ikigabo rwose imeze neza cyane. Signing ya nyuma cyangwa se umukinnyi wa nyuma rutegerejwe muri ino equipe amaze gutereka umukono ku masezerano, ni nawe usojereje ino equipe ya Rayon Sport kugura abakinnyi muri ino sama cyangwa se muri kuno kwezi kwa gatandatu. Hari abakinnyi benshi bagiye batandukanye n'ino equipe, ariko birumvikana nanone nyuma yo kudashima umusaruro wa bamwe mu bakinnyi bari kumwe n'ino equipe igatandukana nabo abari bashoje amasezerano ndetse nabo yagiye isezerera ikabahereza ibyo yabagombaga, ndetse nabo bakiri muri procedure zo gutandukana bitararangira, ariko yagombaga kubikora inabivanga no gushaka amazina akomeye bagomba kubasimbuza kugira ngo nibura mu marushanwa mpuzamahanga bazitabira, harimo CAF Confederation Cup ndetse n'igikombe cya champion birumvikana hano imbere mu gihugu, Peace Cup ndetse n'ibindi bikombe n'andi marushanwa yose abera hano imbere mu gihugu, kugira ngo ibyo byose babyitegure kugira ngo Rayon Sport yongere isubire ku rwego yari iriho, kugira ngo yongere igire imbaraga. Hari byinshi President Tade yasabwaga gukora, ariko bisa nkaho ari kugenda ashyira ibintu ku micyo. Mbere yuko dukomoza ku bindi, reka duce kuri gahunda y'uwitwa Bigirimana Abedi. Bigirimana Abedi mu minota mike rwose muraza kuba mubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba iza Rayon Sport ndetse n'izacu muri rusange, ariko icyo nje gukonfirma nuko yamaze kuba atereka umukono ku masezerano, asinye umwaka umwe muri equipe ya Rayon Sport, akaba amaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe, miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 1,500 by'amafaranga y'u Rwanda azajya ahembwa buri kwezi. Bibaye mu kanya gato rwose saa 8 zuzuye nibwo ateretse umukono ku masezerano, nyuma y'ibiganiro bigiye bitandukanye ari kumwe na manager we Latich ndetse na President Tade bagiranye inama kuva mu masaha ya saa 4 za mu gitondo bakagira ibyo baganira. Ni Abedi warumaze igihe kingana n'amezi 4, ni Abedi warumaze igihe kingana n'amezi agera kuri 3 agana n'ubuyobozi bwa equipe Rayon Sport mbere yuko champion igana ku musozo bamubwiye ko bamwifuza, na nyuma ho iganiye ku musozo agatandukana na equipe ya polisi aho yari ari mu biruhuko iwabo mu gihugu cy'u Burundi, nyuma za kuhava ajya mu gihugu cya Tanzania. Aho hose ubuyobozi bwa equipe Rayon Sport baraganiraga day by day cyangwa se umunsi kugira ngo barebe mu by'ukuri niba uyu mukinnyi ukomeye ukina hagati mu kibuga yaza muri no equipe ya Rayon Sport. Nibyo finally Bigirimana Abedi aje gukina nimero 8 muri equipe ya Rayon Sport, aje gushyira imbaraga hariya muri mediane ya equipe Rayon Sport. Rayon Sport ibonye umukinnyi mwiza, ariko na Abedi abonye ikipe nziza kuko yarakeneye urundi rwego nyuma yo gukina imyaka 3 mu ikipe ya Kiyovu Sport, agakina imyaka 2 mu ikipe ya polisi. Mu by'ukuri yarakeneye indi nivo, yarakeneye urundi rwego, noneho yarakeneye ikipe ifite abafana nk'aba Rayon Sport kugira ngo nibura abagira icyo bongeraho, bagire pressure bamushyiraho akomeze kwitwara neza. Gahunda y'uyu musore nuko agomba gukora neza kugira ngo ubuyobozi noneho bumwizere bumuhereze icyitwa amafaranga muri sezo izakurikira, kuko arakubwira ngo nje gucimaka. Noneho abantu bavuga ngo Ruboneka Jean Bosco, ngo abantu bavuga ngo Muhire Kevin ngo hagati mu kibuga ngo arashaka gukonfirma, noneho ngo n'abandi batemeraga bakahita bemera. Ibiganiro rero icyo mbere yuko tujya no muri equipe muri rusange, icyo bamenya nuko ibiganiro byose byarangiye, yamaze kubatereka umukono ku masezerano. Mu kanya gato rwose isaha ku isaha uraza kubona ku mbuga nkoranyambaga zose za equipe ya Rayon Sport bamaze kuba baterekaho amafoto y'uno mugabo cyangwa se amavideo agaragaza uko byagenze kugira ngo uno musore abashe gusinyira equipe ya Rayon Sport. Abantu batubereye rwose ari Kicukiro baduhaye zandane bazubwira ati rwose mumenye witwa Bigirimana Abedi maze gutereka umukono ku masezerano. Ubwo no kuvuga ngo rero ikigomba gukurikiraho nuko
nuko witwa Abedi agomba kujya gufasha abandi imyitozo bakomeza kwitegura imikino ikomeye harimo n'imikino ya gishuti bagomba gutangira ari nayo tugomba kwita tunakomozaho. Rayon Sport yamaze kuba isohora ibiciro byo kwinjira ku mukino wa Young Africans na Rayon Sport ku mukino uzaba ku itariki ya 15 ukwezi kwa munani muri stade Amahoro saa 12 z'umugoroba. Ni kuri Rayon Day, umunsi w'igikundiro, aho ino ekipe ikora ibidasanzwe, ibirori bitandukanye rwose, gatumira abakunzi bayo, abafana bayo, abayobozi, abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange baturutse hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bakaza kwihera ijisho ino kipe yashinzwe mu myaka irenga 60 itambutse rwose. Ino ekipe Rayon Sport rero iri gutegura no munsi iteganya gukoramo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, uretse kuba igomba kuzana big fish cyangwa se ikipe ikomeye cyane nka Young Africans. Hari ibindi bikorwa, hari izindi events zigiye zitandukanye ubuyobozi bwamaze kuba butegura. Bagomba gutegura icyitwa Rayon Sport Week. Rayon Sport Week ni icyumweru cyangwa se iminsi igera kuri 7 izasozwa n'uyu mukino wa Yanga, ariko mbere yaho gato bagomba kuzenguruka uduce tumwe na tumwe tw'igihugu kugira ngo biyegereze abafana, babaganirize, babere kubakira umukino wa gishuti, kugira ngo nyine abakunzi b'ikipe Rayon Sport baba mu bice bitandukanye by'igihugu babashe kubona amazina amwe namwe babashije kuba abasinyisha. Birumvikana ni icyumweru kizaba kiri bize cyane ku buyobozi kugira ngo nibura ibi bintu bakoze cyangwa se ayo mafaranga bamaze ko batakaza cyangwa se batanga ku bakinnyi barebe niba bashobora kuba bayagaruza, cyane yuko ntago byoroshye. Bavuga ko ikipe Rayon Sport ikoresheje arenga miliyoni 180 z'amafaranga y'u Rwanda muri recruitment ku bakinnyi bashyashya gusa, udashyizemo abongerewe amasezerano. Amafaranga atari makeya rwose ubuyobozi butanze muri ino sama. Ushobora kwibaza ngo ayo mafaranga yose yagiye kuri bande. Rayon Sport yazanye abakinnyi barenga 12 niba ahubwo batanarenga, kuko nyuma yo gutandukana n'amazina amwe namwe Rayon Sport yinjije, uhereye nko mwizamu yinjije Idrissa Kuyate w'umunyamari, umuzamu wabanje kugirwaho dute n'abantu batari bake, ariko ubu ngubu kugenda akonfirma umunsi ku munsi rwose kugira ngo wari umunaniro kwari kutamenyana n'abandi, ariko ubu ngubu ibintu biri kugenda bimera neza cyane. Uretse uyu nguyu Idrissa Kuyate, Rayon Sport yasinyishije Musore Prince guturuka mu ikipe ya Vitaro mu gihugu cy'u Burundi, ari mu bakinnyi 11 beza b'ikipe yitwaye neza sa ikipe y'umwaka hariya muri sezo muri no sezo irangiye mu gihugu cy'u Burundi. Musore Prince ari mu bakinnyi binjiye muri no sama. Uretse kandi uyu Musore Prince, ikipe Rayon Sport yasinyishije Bayisenge Emery ndetse na Rushema Chris hariya mu mutima wa defense, bagomba no kubanza mu kibuga byanga byakunda, kuko back three ya Rotifi ivuga yuko izaba ihagazemo uwitwa Bayisenge Emery, Rushema Chris ndetse na Yusuf Dianye nawe uteganyijwe kugera mu Rwanda muri kino cyumweru. Uretse abo ngabo Rushema Chris, Bayisenge Emery, Musore Prince ndetse na Idrissa Kuyate, ikipe Rayon Sport yinjije nimero 6 Narindwa Aimable guturuka mu ikipe ya Mukura Victory Sport, imutanzeho miliyoni zigera kuri 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Nawe ni umusore waje muri no sama, umusore w'umuhanga noneho w'umunyarwanda. Byongeye ni byiza cyane kurandwa ikipe Rayon Sport, kuko bizafasha muri ya gahunda ya 5-6 cyangwa se y'abanyarwanda 5 n'abanyamahanga 6 kugira ngo bizabashe korohereza imibare ya Rotifi, bizabashe kumworohera muri shampiyona y'u Rwanda. Uretse uwo mukinnyi kandi Rayon Sport yasinyishije uwo bita Harerimana Abdulaziz Rivaldo. Uyu Rivaldo yakuye muri ya marushanwa yaberaga hariya ku Mena, ariko ni umukinnyi witwaye neza muri Gasogi United uno mwaka. Yari tara rero nziza, wari umwanya mwiza wo kugira ngo ahabwe ikipe abasha kubona umwanya noneho yigaragaze maze yerekane impano ye. Uretse uyu yazanye na mugenzi we n'ubundi bakinaga mu irushanwa rimwe, bamwita Tony Kitoga. Uyu n'umwana ukiri muto cyane, imyaka 19 y'amavuko, ariko n'umwana uri talented ukina nka nimero 10, ushobora kuzafasha ikipe Rayon Sport rwose mu gihe abitwa ba Mohamed Cherry batagira umusaruro batanga. Ubwo undi n'ubundi nita nkomozaho ni Mohamed Cherry, uyu wazanywe n'umutoza akaba ari umunya Tunisia ukina nka nimero 10, n'umwana rwose nawe ari mu binjiye muri ino ekipe Rayon Sport. Uretse Cherry kandi ikipe Rayon Sport yasinyishije umurundi uri mu beza cyane ukina hagati mu kibuga nka nimero 8 n'ubundi nawe mwita Tambwe Gloire. Uyu Tambwe Gloire
umukinnyi w'umuhanga mu by'ukuri nawe ukiri muto ku myaka 21 y'amavuko yinjiye muri no sama aje gusimbura ba Suleiman Dafe n'ubundi bamaze ko basezerwa muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo ni uretse kandi uyu nguyu Tambwe Gloire uyu munsi equipe ya Rayon Sport iri kwishimira ko yarasinyishije kandi uwitwa Shadrack Bing Bello, uyu n'umukongomani wakinaga mu ikipe ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Kongo bayita Desampe yahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu makipe akomeye cyane. Uyu nguyu rero Shadrack Bing Bello akaba yaraje kubera ko ubuyobozi bwabonaga yuko witwa Faringanya bitazoroha yuko ahita aza mu kibuga akano kanya kuko imvune yari itaramara kuba ikira neza. Nibyo agomba kuza nawe agatangira imyitozo ariko atangira akora gake, ntabwo ahita umushora mu kibuga kano kanya. Akariyo mpamvu ubuyobozi bwahisemo kuba buzanye undi rutahizamu kandi ukomeye, ari no muri signing nziza cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport bwishimira kuba bwarakoze muri ino sama. Uyu akaba aje rero yiyongera kuri abo bose nagiye mvuga haruguru. Ubwo signing rero ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport buvuga ngo niyo ya nyuma dukoze ubundi tugacyaza equipe. Ubundi witwa Rotif twamubwira ati okay twabahembye twaguhaye abakinnyi ngaho noneho cyaza equipe turashaka ka gapira wateraga mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Attention abafana mwitonde witwa Rotifi kuko ababonye uburyo ikipe ya Mukura Victory Sport yakinaga mu by'ukuri abarebye umukino ikipe Rayon Sport yakiniye ku munsi wa 24 wa shampiyona niba nibeshye kuri no journée muri stade Amahoro, ubwo ikipe Rayon Sport yatsindwaga na Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Ewana kandanda barayiteraga ntabwo abadefenseri bamenyaga ngo bigenze bite, uretse ko nahari harimo na ba Kadim Ndiaye babaga bimeze nabi cyane basesenguye ariko uwitwa Rotif rwose yakoraga icyo bita gukina umupira mwiza, umupira wo guhanahana dribble, nyine wa mupira ushobora kukwereka yuko ikipe yatojwe. Ibyo rero vuga ko agomba kubiza nawe akabishyira muri ba Kitoga n'ubundi twabonye bafite impano, akabishyira muri bana n'indwa Imable n'ubundi barazamukanye. Abadefenseri be Rushema Chris n'ubundi aracyamufite ahangaha ntacyo kwitwaza. Noneho bakajyaninamo imbere bahereza uwitwa Shadrack Bing Bello na Biramahira Bedi waje wongerewe amasezerano. Ubwo kandi Faringanya na wari mu nzira. Ndatekereza ko equipe Rayon Sport noneho ku rwego rwayo yubatse neza cyane rwose ishobora kugenda igahangana. Nuko nguko bimeze nizo nkuru twavuga zigezeho muri equipe Rayon Sport, ariko nago twagombaga kuza ngo twihererane iyo nkuru cyangwa se dutinde kwibabwira kuko turi mu bayimenye mu bambere, kuko uwitwa Bigirimana Abedi imaze kuba sinya equipe Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe. Niyo nkuru y'ingenzi ukwiriye kumenya. Ubwo igisigaye ni ukureba araza kwitwara gute mu myitozo, ese arakirwa gute na bagenzi be, ese noneho baramuha nimero kangahe. Ibyo byose muzagenda mubimenya ku biganiro byacu bitaha kabisa. Ngayo nguko ubwo mutangire mugure amatike mwitegura Rayon Day rero yo kuwa 15 ukwezi gukurikiraho rwose. Mugure amatike kuko amaze kuba agera muri system. Igice cyo hejuru ni 3,000, icyo hasi ni 5,000, ahandi andi matike arimo ni 15,000, 100, nabona atike ya miliyoni byiza amafaranga y'u Rwanda bitewe n'ubushobozi ufite, bitewe nuko uyibashije wemere kuba wagura atike maze ugategereza igihe kingana n'ibyumweru bitatu. Ngo gahunda hari no kuza stade Amahoro mu byumweru bibiri. Ikijyanye no kugura amatike kikaba cyarangiye maze ubundi bagatangira bakababwira intwaro. Icyo wamenya nuko abahanzi bakomeye hano ku mugabane wa Afrika uzababona. Ntuzatungurwe kubona uwitwa Patora King. Ibi mbikubwiye mu bambere. Uwitwa Patora King ngari mu bifuzwa kumanurwa n'u Rwanda bita Skol, maze rukamanura mu nzove rwose akaza guca imaka. Ibi ngibi tuzagenda tubisobanura gake gake. Twari tuje kubabwira kuri iyo nkuru ubwo, ariko kuryanye na event uko iteye Rayon Day, izindi updates zose maze kurikira ku biganiro bitaha. Ndaza no kuza kubasobanurira kuri iyo gahunda ya cyangwa se kuri uwo muhanzi Patrick King, mbabwire bimeze rite ubundi Skol irashaka kubigenza gutereka. Mbashimire babwira ngo murabana abagabo cyane ko siga ukoze subscribe niba tarayikora, ariko niba warayikoze dusigira igitekerezo muri comment maze tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwaze Zutu 24 nije tubana umunsi ku munsi. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Salam shalom.